sinshaka gukora ibyo njye nifuza, mwami nkoresha icyo wampamagariye. Sinshaka kuba uwo njyewe nifuza kuba, mwami mpindura uwo wampamagariye. Sinshaka gukora icyo njye nifuza, mwami nkoresha icyo wampamagariye. Sinshaka kuba njyewe nifuza kuba, mwami mpindura uwo wampamagariye. Gukora umukoro utari uwanjye nabyo nugutsindwa, oya nkoresha icyo wampamagariye. Gukora umukoro utari uwanjye nabyo nugutsindwa, nkoresha icyo wampamagariye. Dore nje imbere yawe, unkoreshe icyo ushaka, icyo wagambiriyeho mbere ntarabaho. Dore nje imbere yawe, unkoreshe icyo ushaka, icyo wagambiriyeho mbere ntarabaho. Icyo wagambiriyeho mbere ntarabaho. Icyo wagambiriyeho mbere ntarabaho. Yesu we, icyo wagambiriyeho mbere ntarabaho. Icyo wagambiriyeho mbere ntarabaho. Tubaye ikaze hano kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Uyu ni umunsi wa 29 w'amasengesho turimo y'iminsi 40, aho turimo kwifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego, igitabo cya Pastor Rick Warren cy'ubuzima bufite intego. Intego kuri uyu munsi cyangwa se titre iravuga ngo kwemera umurimo wawe, kwemera umurimo wawe. Intego nkuru iravuga ngo Imana ubwayo niyo yatugize ibyo turi byo, kandi duha ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Ngo kandi kera kose yari yaragambiriye ko tuzamara iyo minsi yose yo kubaho kwacu dufasha abandi. Kasubiremo, Imana ubwayo niyo yatugize ibyo turi byo, kandi iduha ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Kandi kera kose yari yaragambiriye ko tuzamara iyo minsi yose yo kubaho kwacu dufasha abandi. Imana ubwayo niyo yatugize ibyo turi byo, kandi duha ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Kandi kera kose yari yagambiriye ko tuzamara iyo minsi yose dufasha abandi. Reka dusome igitabo cy'Abefeso ibice 2 ku murongo wa 10. Abefeso ibice 2 ku murongo wa 10
hari amagambo avuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Gasubiremo, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Washyizwe ku isi kugira ngo uhagire umumaro. Nashyizwe ku isi kugira ngo mpagire umumaro. Ntabwo waremewe ku isi kugira ngo urye ibyo wasanze cyangwa uhumeke umwuka Imana iguhaye, ibyo ngibyo gusa nurangiza witurize, ahubwo waremewe ku isi kugira ngo uhagire umumaro. Imana yaturemye ishaka ko ugira umumaro iminsi yose yo kubaho kwawe. Imana yakuremye ishaka ko mu minsi yose yo kubaho kwawe ugira umumaro hano ku isi. Hari ibintu bine tugiye kurebera hamwe kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza impamvu dukwiye kwemera umurimo twahamagariwe hano ku isi. Impamvu ya mbere tugomba kumenya, waremewe gukorera Imana. Cyo ni ikintu cya mbere tugomba kwitaho, cyane cya mbere tugomba kumenya, ukamenya ko waremewe gukorera Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo twebwe abo yaremye kugira ngo tuyigenderemo. Iyo mirimo myiza niwo murimo wawe. Iyo ukoze umurimo mwiza, niyo ngo ubusoje inshingano, ubusoje icyo Imana yaguhamagariye. Igihe cyose ugiriye abandi akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uba usoje icyo Imana yaguhamagariye. Ushobora kumufasha umwambika, ushobora gufasha umuntu umugaburira, ushobora gufasha umuntu umufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niyo ngo iyo ukoze ibyo ngibyo uba usoje icyo Imana yaguhamagariye. Icya kabiri, niyo ngo wakijwe kugira ngo ukorere Imana. Niyo ngo dukizwa kugira ngo dukorere Imana, wakijwe kugira ngo ukorere Imana. Bibiliya iravuga ngo niyo yadukijije kandi iduhamagarira umurimo wayo wera, atari uko twari tubikwiriye, ahubwo ari uko yari yarabigambiriye ubwayo. Niyo yadukijije kandi iduhamagarira umurimo wayo wera, atari uko twari tubikwiriye, ahubwo ari uko yari yarabigambiriye kera. Iyo dusomye muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere ku murongo w'Icyenda, tuhasanga ayo magambo atubwira ko ariyo yadukijije. Ntago ari kubw'imbaraga, ntago ari kubw'imirimo yacu, ahubwo yo ubwayo yari yarabigambiriye kera kugira ngo turusheho kuyikorera imirimo yo gukiranuka. Kubaho kwawe ntago ari impanuka. Ugomba kwemera ko gukizwa kwawe cyangwa se gukorera Imana kwawe ari ngombwa mu buzima. Ntabwo dukorera Imana twigura. Cyo ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Ntabwo dukorera Imana twigura cyangwa kubera ubwoba cyangwa kuko ari itegeko. Tubikora kubw'umunezero n'ishimwe ryinshi kubw'ibyo yadukoreye. Tubikora kubw'umunezero n'ishimwe ryinshi kubw'ibyo yadukoreye. Pawulo arandika mu gitabo cy'Abaroma mu bice 12 ku murongo wa mbere, aravuga ngo kubw'imbabazi z'Imana ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Ngo tugomba kuba ibitambo bizima byera kandi tukabaho dushimwa n'Imana. Icya kane tuza kuganiraho, kivuga ngo wahamagariwe gukorera Imana. Wahamagariwe gukorera Imana. Ngo hari abantu benshi batekereza ko gukorera Imana ari iby'abapadiri, abapastori, mbese n'abandi bahamagariwe uwo murimo babihemberwa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntago bigenewe abo ngabo kuremwa kwa cyangwa se kubaho kwawe. Ngo Imana yaguhamagaye kugira ngo ugire umumaro, yaguhamagaye kugira ngo ukorere Imana. Nawe hari ibyo ushoboye. Bibiliya mu gitabo cy'Abefeso ibice 4 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 14 itubwira ko buri mukristo afite umuhamagaro w'Imana wo kuyikorera. Buri mukristo afite umuhamagaro w'Imana wo kuyikorera. Ngo ufite umuhamagaro, muri wowe harimo gukorera Imana. Ngo ibyo ni ibintu ugomba kumenya, ko buri mukristo wese afite umuhamagaro wo gukorera Imana. Icya kane ari nacyo cya nyuma sorezaho, ngo utegetswe gukorera Imana. Utegetswe gukorera Imana. Yesu yabivuze rero yadaciye iruhande, aravuga ngo mugire kwitwara nk'ukwanjye, nk'uko Mesiya ntaje ngo abandi bankorere,
ahubwo naje gukorera abandi no kubatangira ubugingo bwanjye. Ahubwo naje gukorera abandi no kubatangira ubugingo bwanjye. Imana ishaka kugukoresha kugira ngo uhindure ibintu ku isi. Ishaka gukorera muri wowe. Nango Imana ishaka kugukoresha kugira ngo uhindure ibintu ku isi. Imana irashaka gukorera muri wowe. Imana irifuza gukorera muri wowe. Yemerere uhereye uyu munsi wa none umenye ko Imana ishaka gukorera muri wowe. Igifite agaciro si umubare w'iminsi uzamara hano ku isi, ahubwo igifite agaciro nicyo uzakora muri iyo minsi uzamara hano ku isi. Ntabwo igifite agaciro ari umubare w'iminsi cyangwa imyaka uzamara hano ku isi, ahubwo igifite agaciro nicyo uzakora muri iyo minsi cyangwa muri iyo myaka ukiri hano ku isi. Menya ko waremewe gukorera Imana. Icya kabiri, wakijijwe kugira ngo ukorere Imana. Icya gatatu, wahamagariwe gukorera Imana. Icya kane, ari nacyo cya nyuma, utegetswe gukorera Imana. Intego yo kuzirikana kuri uyu munsi iravuga ngo gukorera abandi si amahitamo. Gukorera abandi si amahitamo. Umurongo wo gufata mu mutwe tusanga mu gitabo cy'Abefeso ibice 2:10, haravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Murakoze, turabakunda cyane.